umva rero nkubwire hakiri kare bikiri mu maguru masha hunga uve kwa guno mubumbe na hari urwawe mba nkubwire reba ikureba nanjye ndebindeba uranyumva neza kuko ufite imana yagukorera nabo uzatwara nanjye imana mfite uwo nkorera kumva ari data wantumye nabo nzatwara hehe kwa data uranyumva neza uyu munsi ndaguhushije ariko umunsi nagufashe nzakwivugana wabigira ubu ngubu se wumva icyo nakubwiye wabigira ubu ngubu nakubwiye ngo urebe ikureba nanjye ndebindeba kandi ufite imana yagukorera n'abagaragu bawe nanjye mfite abo nkorera kumva mfite data wantumye nabo nzatwara mu muriro uzi n'ikindi iyi ni gasopo ya nyuma nguhaye sinzongere guhura nawe igihe kirageze ko iherezo ryanyu rigera ntibishoboka birashoboka ntibizabaho kutakinteye reka ngende kutakinteye reka nkusige hunga iyi si ntaho ari iwanyu mana yanje tabara abagaragu bawe kuko wavuze ko ukundaga umunyabyaha ariko ukanga icyaha none se ubu ni gutya tu ngo nagusohoka ngo nakugira gute nagusohoka ahubwo njye nanabyakiriye ariko gusa umuntu asohotse yabiki sibyo gahunda y'amakabiri mbese ubwo ubundi icyo kintu gihora gitegereje mu rugo rwacu hano iwacu gusa ko batante ntabwo bavuze ko ari hano mu rugo nyine bavuze ko nyine gishaka ngo si yatubwira ngo gishaka kwica abantu ngo badasenga sinzi ukuntu babisobanuye gusa nyine ahandi ejo na posite batubwiye ko tugomba gusenga mbere yo gusohoka undi nta kibazo muri twebwe se n'inzu uzi gusenga mukarezi ntari yigeze amasengesho naravuze ati ngiye gutangira kubyiga ariko ntabwo nasenga byo kwizera nanone wasenga byo kwizera nawe twese kubera iki kwizera bisaba iki byo kwizera nyine kuvuga ngo ndasohotse ngo ndasenze ngo ninsohoka ntabwo kiramfata ubwo ubundi icya mbere ni icyizere mureke dusengera hamwe uko musenga ndakuzi nyine numvaga mubizi wenda nk'uko tante asenga na pasiteri ariko njya mbona wowe ukabye si ujya usenga njyewe ndi kubyiga ntabwo mbizi ntabwo navuga ngo turasenze ngo turasohotse munyifashirize ubu ngenda nabyakiriye ko ndaguma muri iyi nzu namwe nyine mubyakiriye ko muraguma muri iyi nzu ntushaka kujya kumenya ko ntabyo nshaka nzajya mbishaka ariko tante ahari uwo mufite akadobo niko njya numva njyewe nta muntu uzanjyana kunyara mu kadobo reka ngenda shonje batekera hanze se watekeye hano batekeye hariya si ukugenda batekaho bategereje ngo baramutekera ntagire umuntu uza kuntesha umutwe uno munsi mubikore cyangwa mubyihorere nako usonza bari guteka bwarya ibya wenyine uteka gusa wagiye mu gikoni ugateka ibiryo by'umuntu ubu ko cyakoze abana maze ubwo bune bwabukuye yaje ni utunodozi twangiye shana uturazwa ko ubuteka nyinshi utari buteke ebyiri gusa ariko uruteka nk'esheshatu turazisagira nudoze se n'inde yandizananira guteka ufata amazi ugashyiramo agashyuha ibyo byo ntabwo byankanga ahubwo ngiye reka babwire icyo ushaka ngiye ngubu ndi kumva nshaka kujya kureba Dave izina rya Yesu nkamubaza uburyo yakuroze kumukunda rero uriya muhungu nta mutima agira nta mutima agira si ntabwo ngiye n'umwumva biracyabitindaho koko ese mva Dave nta dini agira nyine like
umuntu w'umurozi ntago ashobora no kuba atari urukundo rumugenza none urishimye kuba wumva atakiri kumwe na Dave aya nagari cyo ngiki oya nta hantu bihuriye nagari cyo ntabwo ngeze nkunda Dave nagari cyo ntabwo byari ibirozi njye ntabwo nigeze mukunda ibirozi se uri shubu ndi ko yakuroza undi ndishuwa ndamugarukira byari ibirozi nese bakakanya isam ndamura nkavati Claude wari warasaze ni ibiki bya byara abanye magambo yatazongera akakuroga niba ari wowe bari wakoze koko ko nije yambwira yabaraga wangu kamafuti Dave nagari type yanjye dore nuko nyine yambwira ni gute namukunda rega niwe ahubwo se wazajya kubimaza ngo bigende rega niwe yari yashyuhiye rega buriya kugira igisenyi nagari yagiye igisenyi byanyabyo natubwize nyine n'ubundi Dave yarambwiye ngo nzajye ngo si byo nakubwiye sinabibabwiye urumva ndambona ntabwo nababwira ngo ndagira ariko shema uratubeshye ngo ugiye narabikenze jewe kuko ufite gahunda yo kugira igisenyi ntabwo wabireka warakoze pe ko oya uribuka intambara twarwa nanjye nyine mubyibuka ntabwo nabyikoreshaga aka kanya nibwo nsubiza ubwenge kugira ngo ibyo bintu nabikoraga ari njyewe aka kanya nibwo mbibona ko ntabyikora aho se wowe urajya kumubaza ibiki ye muri umuna wanjye maze se rero numenye ko usobanura ugira ikibazo cyo tuganira ngo bikureba byose turabivugana nawe ntabwo ari ngombwa ahubwo uragira ngo ugende rero gusa twamara icyumweru tutabonanye nyine uragira ngo ugende nawe uveyo yakuroze ushaka ko bakurogana aranduka kangahe ako aka kanya ntabwo bikikurimo nawe oya nawe gusa yakujyana arabizi ko atakongera kundoka si ibyo byabaye arabizi ko muzi ubwo ntabwo ntaribi ariko ndazakugira ukumbuye akantu k'umwuka mubi kwinjiramo kakadaye ushatse yewe ukwinjiyemo urabimenya ko umenye bajya kukubwira akabwira ngo urimo umwuka mubi ariko njyewe bamara kunsengera ukamva mu numvise nduhutse hakuze uburyoherwa ntuka hano reka ngusubiriremo reba twonse rimwe twumva no gusangira umugabo kankubwiye ikintu kimwe njyewe ndashaka kujya kureba Dave akansobanurira uburyo yakuroze kuki ataroze njyewe ngabo ari njye bifata ubundi ariko ufite ikibazo nta kibazo mfite icya mbere gusohoka ntibyemewe uzi ko icyo kidayimoni gishobora no kukwica utarajya kuri Dave icya kabiri na Dave nawe si umuntu muzima ugiye kureba nawe ashobora guhita gushyiramo ibindi byuka bibi urumva ahubwo se gute utekereza ko ibyo